Bakristo bavandimwe, twongeye kubasuhuza, tubifurije gukomera ku kwemera gutagatifu gushingiye kuri Yezu Kristo, we washinze kiliziya ye ntagatifu akavuga ko ayishinze ku rutare kandi n'imbaraga zo mu kuzimu zidateze kuyisenya. Uyu munsi tugiye kubereka ikimenyetso simusiga cyerekana ko Kiliziya Gatolika y'u Rwanda yamaze gusenyuka. Turabereka kandi uburyo ukwemera kwa Kiliziya kwasenywe ku bushake kugasenywa n'abayobozi ba Kiliziya bakaba baramaze kwinjizamo imyemerere yo gusenga ibigirwamana no gushyigikira ibikozasoni byo muri iyi si. Nk'uko abakristo baririmba buri cyumweru, Kiliziya ni imwe itunganye Gatolika kandi ikomoka ku ntumwa. Ibi bivuze ko nta rindi dini cyangwa itorero ry'ukuri ribaho ritari Kiliziya Gatolika. Ni ibintu Yezu ubwe yitangarije kandi n'intumwa ze ntizihweme kubyamamaza hirya no hino ku isi, zisaba ko abantu bahinduka bakava mu gusenga ibigirwamana no gusenga ibyo isi itanga, ahubwo bakayoboka Yezu Kristo we Mana nyakuri iboneka muri Kiliziya Gatolika. Muri iyi minsi rero abayobozi ba Kiliziya y'u Rwanda bamaze guhonyora iryo hame rikomeye ry'ukwemera, ahubwo ubu bavuga ko n'andi madini cyangwa amatorero afite ukuri kandi asenga Imana nyakuri ndetse akaba ashobora kugeza abantu ku Mana. Abo bayobozi bashaka kuyobya abantu babuza abakristo kwamamaza inkuru nziza, bakabategeka kubaha abo mu yandi madini ndetse bakasaba abakristo kutanenga iby'ayo madini akora bitari byiza. Kardinali Antoine Kambanda yemeza ko abakristo bagomba kubaha abo mu yandi madini n'amatorero. Niwe muyobozi mukuru wa Kiliziya Gatolika mu Rwanda, ariko aho ageze ayobya abakristo hateye kwibaza. Mu gihe gito amaze yimitswe, ageze kure asenya ukwemera mu bakristo bo mu Rwanda. Mu ijambo yavugiye muri gahunda y'icyumweru cyo gusabira ubumwe bw'abemera mu kwezi kwa Mutarama umwaka wa 2023, aho yari ari kumwe n'abayobozi b'amatorero n'andi madini akorera mu Rwanda, Kardinali Kambanda nta soni na nkeya afite yavuze ko abagatolika badafite uburenganzira bwo kubwiriza abo mu yandi madini ya Gikristo. Yagize ati, nk'abemera Imana imwe, ibyo duhuje tubikomereho, ibyo tudahuriyeho twubahane. Aya magambo umuntu usanzwe yayumva koko nk'agamije gushimangira ubumwe mu bakristo, ariko umuntu ushyira mu gaciro akwiye kuyatekerezaho kabiri. Icya mbere, Kardinali Kambanda yavuze ari kumwe n'abakuru b'amatorero amwe n'amwe yamaze kwemera gushyigikira abaryamana bahuje igitsina ndetse no kubashyingira. Muri ayo madini kandi yari ahari harimo yemeje ko ashyigikiye gukuramo inda ndetse no gutana kw'abashakanye. Kuba yaravuze ngo ibyo tudahuriyeho twubahane, bishatse kuvuga ko Kardinali Kambanda yubashye imigenzo ihabanye na Bibiliya yatangiye kwigishwa muri ayo madini n'amatorero. Ibi byiyongera ku kuba n'ubusanzwe inyigisho z'amatorero nk'abaporoso n'abapantekote n'abadive zisenya Kiliziya. Nk'urugero, ntibemera ko Yezu Kristo ari mu isakaramentu ry'Ukaristiya koko, ntibemera umubyeyi Bikira Mariya, ntibemera ko Bikira Mariya dusabira ku Mana, kandi ntibemera ko yasamanywe icyaha. Abaporoso kandi ntibemera isakaramentu rya penetensiya, dore ko bo bahamya ko ngo Yezu Kristo yabambye ibyaha byabo ku musaraba, ubu bakaba badakeneye kwicuza ukundi. Uretse kandi gusengana n'abaporoso, Kardinali Kambanda yemeza ko n'abayisilamu ndetse n'abandi basenga ibigirwamana bose bemera Imana imwe, kandi iyo Mana imwe akaba ari imwe n'iy'abagatolika bemera. Ibyo tuzabibagezaho mu nkuru zicukumbuye zizaza mu minsi itaha. Intego nyamukuru ya Kardinali Kambanda kimwe n'abandi bayobozi ba Kiliziya Gatolika bayobya abakristo bayobowe hejuru na Papa Francis ni ugutegura abakristo kugira ngo bazayoboke idini rishya rigiye kuvuka, rizaba ari rimwe rukumbi ku isi, ridasenga Imana ahubwo risenga Antikristo. Buri mukristo rero wo mu Rwanda arasaba kuba maso, agashishoza ndetse agasesengura ibiyabwirwa n'abayobozi bamwe ba Kiliziya Gatolika, cyane cyane Kardinali Kambanda, akareba koko niba bijyanye n'ibyanditse muri Bibiliya ndetse n'ibijyanye n'ukwemera kwa Kiliziya. Nta na rimwe twe nk'abakristo tugomba kwemera ko abayobozi bacu bayobowe n'indambi batuyobobya tukagera ubwo dusenga Satani. Nta wundi uzabidufashamo uretse umubyeyi Bikira Mariya, we mwamikazi w'ijuru n'isi, udahwema kudufasha mu rugamba rwo kurwanya Satani. Nta n'undi uzabidufashamo atari Yezu Kristo. Tukamubona mu bwiyunge dukura mu ntebe ya penetensiya, tukamubona ndetse dukunda bagenzi bacu ndetse tukarwanya icyaha. Mukomeze kugira igihe cy'igisibo cyiza
kandi Nyagasani Yezu abane namwe. Ushobora gukanda subscribe kuri iyi chaîne ya Kiliziya Imwe, aho uzakomeza kubona amakuru atandukanye ajyanye n'ibi bihe bikomeye Kiliziya y'u Rwanda ndetse n'iyo ku isi yose irimo.